Muhawe ikaze mwe mwese mudukurikira ku murongo wacu wa YouTube channel uzwi ku izina Kubaturwa TV. Ni mwese abamaze kuduha subscribe cyangwa se s'abone, turabatera iriye cyangwa se mwadutera imbaraga mudukorera like ndetse musharinga mu commentinga nkuko biri, kugira ngo tubashe gukomeza kubona ko ibyo dukora bibanyura bibagera ku mutima. Uyu munsi rero tubafitiye iki? Kubaturwa TV ibafitiye umurongo uboneka muri Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 6 n'uwa 7. Ni mucyo turebere hamwe icyo uyu murongo usobanura. Mbere kugira ngo turebe icyo usobanura uyu murongo, ni mucyo tubanze tuwusome, twumve twiyumvishe imivugire rimwe aho ngaho n'iki kurebaho ku buzima bwawe buri munsi, cyangwa se ureba ku mbaga y'abantu bazi ku itsinda ry'abakristo. Muri Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 6 n'uwa 7 haranditswe ngo, nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Muyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Icyo uyu murongo usobanura, ndavuga umurongo uboneka muri Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 6 n'uwa 7. Uyu murongo usobanura iki? Iki cyanditswe n'intumwa Petero. Petero akoresha aya magambo yibutsaga abakristo ko basabwa kubwira Imana ibibahangayikishije, ko Imana ibasha kubumva. Petero yibukije abakristo nanone ko Imana yumva amasengesho y'umuntu wese wicisha bugufi. Ni mucyo turebere hamwe ijambo kurindi icyo iyi ntumwa yashakaga kumvisha abari mu mimerere, yashakaga cyangwa se gufasha kugira imitekerereze inoze mu bijyaniranye n'uburyo Imana ibona abantu bicisha bugufi. Tugiye kuri sous-titre ivuga iti, cyangwa se agatwe gato, mwicisha bugufi munsi y'ukuboko gukomeye. Mwicisha bugufi munsi y'ukuboko gukomeye. Tubanze turebere hamwe ijambo ukuboko kw'Imana. Inshuro nyinshi ijambo ukuboko kw'Imana ryerekeza ku bushobozi Imana ifite bwo kurinda no gukiza. Bwo kurinda no gukiza. Ni kimenyimenyi. Ni mucyo turebere hamwe mu Kuva ibice 3 umurongo waho wa 19. Kumva amagambo umugaragu w'Imana yabwiwe n'Imana ubwayo uko Farawo yagombaga kwitwara n'ubwo Imana yashoboraga gushyiraho ukuboko gukomeye. Mu Kuva ibice 3 umurongo wa 19 haranditswe ngo, kandi nzi yuko umwami wa Egiputa atazabakundira ko mugenda, naho namushyiraho amaboko akomeye. Umwami wa Egiputa Farawo ngo ntabwo yashoboraga kugira kwemera icyo Mose yashoboraga kubavuze ngo arekure Abisirayeli, nubwo Uwiteka yashoboraga gushyiraho amaboko yakomeye. Reka turebere hamwe uburyo Imana yaje gukuza Abisirayeli ikoresheje ubushobozi bwayo bwo kurinda no gukiza. Ni mucyo duhurire mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 ibice 26 umurongo w'8. Haranditswe ngo, Uwiteka adukuza muri Egiputa amaboko menshi n'ukuboko kurambutse n'ibiteye ubwoba bikomeye n'ibimenyetso n'ibitangaza. Uwiteka nicyo yakuje Abisirayeli muri Egiputa, kubera ko yari afite ukuboko gukomeye gukiza no kurinda. Turi kuri ya sous-titre yacu yagiraga iti,
mwicishe bugufi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana. Igihe Abisirayeli bisubiragamo, Uwiteka yarabarwaniriye ndetse abakuzeyo amaboko menshi akoresheje imbaraga ze n'ibitangaza bye. Yabashe kugamburuza Farawo, avana Abisirayeli muri Egiputa. Kubera iki? Abisirayeli bagaragaje kwicisha bugufi kwabo imbere y'Imana. Imana ikora ibishoboka kugira ngo bakure mu bunyage, ibakuzeyo amaboko akomeye. Nubwo ishyanga rya Isirayeli yemeye ryicishe bugufi, Uwiteka ari we ukwiriye kurinda no kuyobora no gusengwa, ibyo byabaviriyemo kuva mu Egiputa, kubwo Uwiteka yaramaze kubona ko bamaramaje bicishije bugufi. Nanone abakristu mu mimerere yose iyo baba barimo, ndashaka kuvuga uri mu mimerere y'agahinda, umubabaro n'ibindi, Uwiteka nawe nakomeza kumwishingikirizaho, azamukorera ibikomeye mu gihe cyagenwe. Iyo niyo nama nakugira, nukomeza gukora ibijyaniranye no gushaka k'Uwiteka, Uwiteka azagukuzayo, cyangwa se azagukura muri iyo mimerere, agukuze amaboko akomeye n'ibitangaza, kugira ngo yereke ko Satani ari umubeshyi, ntacyo yagamburuza kucyo Imana ikwitezeho cyangwa se ishaka kuba cyo. Abakristo bicisha bugufi bari munsi y'ukuboko kw'Imana iyo biyemeje kuyishingikirizaho. Iyo umukristo yiyemeje kwishingikiriza ku maboko akomeye y'Imana, Uwiteka hari icyo akora. Reka twumve icyo mu Migani ibice 3 umurongo wa 5 na 6 avuga, kugira ngo twumve icyo umukristo asabwa iki. Mu Migani ibice 3 umurongo wa 5 n'uwa 6 haranditswe ngo, wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Kwishingikiriza ku Mana byonyine bishobora kugira ikikora mu gihe usumbirijwe, yagutabara, yabasha kugutabara. Kuba abakristo basobanukiwe ko aho ubushobozi bwabo bugarukira bahora biteze support cyangwa se ubutabazi buva ku Mana, bibasaba gukomeza kuyishingikirizaho, kuyiringira. Ni mucyo twumva icyo Pawulo yabwiye Abafilipi, abo mu itorero ry'Ifilipi, igice mu Bafilipi ibice 4 umurongo waho wa 13 yaranditswe ngo, shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Pawulo yiringiraga Kristo. Ese nawe wizera Imana, uyishingikirizaho? Igisubizo ni icyawe, uyishingikirizaho. Nanone nimureke twumve impanuro Imana yatanze kuba yishingikirizaho, abemera kugendera munsi cyangwa se munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana. Muri Yesaya ibice 41 umurongo wa 10 haranditswe ngo, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Ese wizera udashidikanya ko Uwiteka yiteguye kugutabara, kukurengera, kubera ko wishingikiriza ukuboko kwe gukomeye, ukuboko kwe kugeze ute gukomeye. Komeza wicishe bugufi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana. Komeza wicishe bugufi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana. Amagambo aboneka rero muri Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 6 n'uwa 7 nayo kwiringira.
tumaze kurebera hamwe uburyo ki Imana yabwiye Mose ko Farawo atashoboraga kurekura iki Abayisiraheli, kubera ko kwinangira kwe niyo yagombaga gukoresha ukuboko gukomeye, ariko byaje gutuma Uwiteka akoresha ukuboko kurambutse n'ibimenyetso bikomeye biteye ubwoba, ndetse n'ibitangaza agamburuza Farawo. Twanarebeye hamwe uburyo abakristo basabwa gukomeza kuba abiringirwa ku Mana bayishingikirizaho, kugira ngo babashe kugira gukomeza kubaho bicisha bugufi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana. Twabibonye ko icyo basabwa ari ukwiringira Imana, nkuko twabibonye mu Migani ibice 3 umurongo wa 5 no 6, batishingikiriza ku buhanga bwabo, ahubwo ko bakwiriye guhora biringira Imana, ko nayo yiteguye kuba Imana yiteguye kugira kubayobora mu nzira banyuramo. Turebye rero ko Paulo kimwe n'abandi bakristo bemeraga ko bashobozwa byose na Kristo baha imbaraga. Ni mucyo turebere hamwe uyu murongo wacu wa B. Turi muri Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 6 no wa 7. Twasomye ngo nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. None tugiye kurebera havuga ngo sous-titre ngo kugira ngo izabashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Bisobanura iki? Abantu bihanganira ibigeragezo bashobora kwizera badashidikanya ko Imana izabashyira hejuru, cyangwa se izabagororera, kandi ko itabasha kubareka cyangwa se kubarekera mu bigeragezo iteka. Reka turebe icyo Paulo yabivuzeho mu Bakorinto ba mbere ibice 10 umurongo waho wa 13. Haranditswe ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira kanzu. Haleluya! Izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira, kugira ngo mugire uburyo mubasha kukihangana. Imana ngo izaca kanzu. Yewe muntu uri mu kigeragezo ariko wubaha Imana yiteguye kugira kugucira kanzu. Iyo umukristo akomeje kunamba ku Mana, akora ibyiza, Imana imuha imigisha mu gihe gikwiriye. Reka twumve icyo Paulo yavuze mu Bagalatiya ibice 6 umurongo w'9 ngo twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwisari. Noneho tugeze ku yindi titire, ku sous-titre ivuga ngo muyikoreze imihangayiko yanyu yose, kuko ibitaho. Abakristo bikoreza Imana imihangayiko yabo iyo bayisenga bicishije bugufi. Babikora mu gihe icyo ari cyo cyose iyo biyemeza ubudacogora guhanga amaso Imana. Reka twumve icyo Paulo yabivuze mu Bafilipi ibice 4 umurongo waho wa 6 no wa 7. Haranditswe ngo nimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya
azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Nimucyo turebere hamwe impamvu uyu murongo wo muri impamvu uyu murongo wo muri Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 6 n'uwa 7 wanditswe. Niye mpamvu uyu murongo wanditswe. Igice cya Petero wa mbere igice kimwe umurongo wa mbere, reka tubanze turebe igice cya 5 cya Petero wa mbere, nicyo gisoza ibaruwa intumwa Petero yandikira abakristo. Nimucyo turebe igice cya mbere cyo Petero we yashakaga kwigisha. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa mbere haranditswe ngo: Petero intumwa ya Yesu Kristo, ndabandikiye mwebwe abimukira b'intore bo mu batataniye i Ponto ni Galatiya ni Kapadoniya no muri Aziya ni Butuniya. Kimwe no muri iki gihe abigishwa ba Yesu Kristo bahanganye n'ibigeragezo n'imihangayiko. Babihuriraho n'abakristo bo mu kinyejana cya mbere, ariko hari ihumurizwa bafite cyangwa se biteze. Muri Petero wa mbere ibice kimwe umurongo wa 6 n'uwa 7 haranditswe ngo: nicyo gituma mwishima nubwo ahari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibigeragezo byinshi. 7 kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari ukukuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Kuba Petero yarasobanukiwe ibibazo abakristo bagenzi be bari bahanganye nabyo, niyo mpamvu yabahumurije muri Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 12. Yabahumurije agira ati, Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 12 dusoma ngo: mbandikira urwandiko rw'amagambo make rwanditswe n'ukuboko kwa Siruwano mwene data wo kwizerwa. Uko ntekereza mbahugura mpamya yuko ubuntu bw'Imana navuze ari ubw'ukuri, ni mu buhagararamo mushikamye. Petero yasabye abigishwa ba Kristo nabo muri iki gihe gukomeza guhagarara mu kuri kw'Imana bagushikamyemo. Uko kuri kw'Imana nukuhe? Nusoma muri Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 16 n'uwa 17 dusoma ngo: ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose kugira ngo akore imirimo myiza yose. Dusabwa kwizirika ku byanditswe byera kugira ngo dusohorezweho amagambo intumwa Petero yakoresheje muri Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 6 n'uwa 7. Dusoze tuvuga iki? Reka dusoze dusoma uyu murongo. Haranditswe ngo, Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 6 n'uwa 7 dusoma ngo: nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Muyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Mwizere ko Imana yita kuri twe.
yita kuri wowe, yita ku bantu bose bayizera.